Hello, muhaye ikaze kuri Menya Studio. Umunsi ngiye kukwereka ko wasiba post washyize kuri Facebook, ko wasiba ifoto yawe iri kuri Facebook. Nze tuze turebe amafoto dufite, noneho then tuze dusiba post twapostinze. Keka kuri kubibona, tugiye kureba uburyo twasiba ifoto twashyize kuri Facebook yacu. Urushyiraho ifoto ku bantu uyikeneye, uburyo uhita ugira indi uyivanaho, cyangwa akawunti yawe ya Facebook ukongera ukayikoresha umuntu yajya kureba ukabona ni nshyashya. Weho icyo ugomba gukora bwa mbere, kanda subscribe kuri Menya Studio, nzajya kugezaho utuntu tw'ingenzi twakugirira umumaro. Hano ndareba tubaza gusiba, kubwira ngo hano hari VPN iri gukora kuri MTN. VPN iri gukora kuri MTN, ndaje mbivugeho. Urabibona ukuntu mbigenjeje. Urajya kuri notification, urangiza ureba umuntu waguhaye like, then nurangiza ukane kuri turiya tubaro dutatu, uhite ureba ahanditse delete post. Keka aribyo mu kanya nakubwiraga. Urabona ko iyi free internet yanjye iri gukora kuri MTN. Keka ko ubibonye MTN hejuru, free internet ndayikweretse nayo. Ibintu ni uburyohe. Kanze tugaruke twikorere ibyo twari turimo. Nkubwira ngo kugira ngo unyurwe ni urampereza 1000 tengo file nawe enjoying. WhatsApp nayo niyo ngiyo uri kureba aho kuri screenshot, nako kuri screen yawe. Tuze turebe. Ndakeka ko uri kubona ko fresh internet iri kwikoresha ari uburyohe. Naho ushatse wa enjoyinga uciye aho kugira ngo ikugereho. Twikomereze ibyo gusiba Facebook, ibyo gusiba intuza yacu. Urabona urahita ukanda delete post, then wivuye uhita ukora restart, noneho igahita igenda. Turi kumwe, ukore subscribe kuri Menya Studio.